Bantu banje bimeze bite? Sango director. Twikomereze na episode ya 3 filime bayise Coward. Ndibutsa kuri episode ya 2 ntiruka umukobwa arimo aramedita ariko ukoresha imbaraga zidasanzwe ashaka kwica umuhungu Sango. Barakora umukobwa yaraye medita burinda bumukeraho. Abakobwa baragwira. Ariko sinyase mvuze hato tutazahura ngako Sango mana ngo waraduhemukiye ngo turagwira. Aha. None se mbabeshye akomana reka tubireke twikomereze. Umukobwa yarameditse aramedita arangije atangira gukusanya imbaraga nkuko yabitojwe, atangira kohereza Sango imbaraga zidasanzwe mbere yuko yamuhitana nkuko yabivuze. Yagasane uyu mukobwa ashaka kugera kuki? Ese Sango ko yari yamuturabuye akaba ashaka kumwitana abashaka kugera kuki? Kurikira filime ntucikwe. Mama we barakurika boyikira nyuma yo kwaruka mu giti yagiye yirukana agatira ko yajya gutabara Sango. Ese aramugena hari amahoro? Reka turore. Umukobwa yakomeje kohereza imbaraga zidasanzwe ariko ako kanya boyikira yasagira aratabara. Kwereka boyikira yarebye ko yakwegura Sango ngane ko yatura akabaraga ariko Sango akabaraga ntako. Ariko nk'umuntu ufite imbaraga zidasanzwe akenye kiburira. Abenshi bamubona nk'umuntu uri gucika intege ariko hari ukuntu arimo atekereza mu bwonko bwe. Umusore atangira gutitira, atangira gutekereza, aratekereza arangije ati shapeti wowe uri umwana aba wegeye iki? Umusore arangije atangira kumedita, aramedita nawe arazikurura ngo arebe ko nawe yamwishyura. Yatangiye kureba boyikira ikijisho, boyikira nawe yikangamo. Uyu mwana afite imbaraga ariko atinya Sango. Uyu mukobwa ni muntu ki? Ntabwo mbizi nyakubahwa. Sango asaba imbaraga ko zaba zigiyeho gato akongera agakusanya izindi. Yatangiye gukusanya arakusanya ngo arebe ko zakwiyongera, arakusanya arangije arazinaga. Arangije aturabizi kado nyura hano shawe peti. Urubuga n'umwana afite imbaraga zidasanzwe. Sango arangije noneho amedita bya nyabyo, aramedita kuri kirorore ureba ko hari urukiko. Ako kanya Sango imbaraga zamubanye nyinshi arangije arazubara asubira inyuma arazubara ariko umuntu ufite imbaraga zidasanzwe hari ukuntu ajya yikamamo. Mbazi ko ikote ryamugezeho arangije aritegura ngo aryambare agiye kugukorera ibitangaza. Mbibutsa ko ukeneye kwamamaza yaduhamagara kuri 0722 56 0288. Ndabakunda cyane, ndabizi filime hari kiri kwivugaho, ndakwinginze ntugende udateye komenti. Sango gutegura ikote aritegura araryambara, amaze kuryambara atangira gukura imbaraga zidasanzwe, arakurura arangije araguruka. Barakwereka muri iryo shyamba aho Sango avuye hari abanyarwanda bari bahatembereye bari kugenda baganira. Urababona urukundo si ikintu. Yewe aha ntacyo mvuze ariko nta kintu mbonamo ko mwagiye mwerura mukareka kubihisha. Ndagusaba kubishyira ahagaragara. Nshuti yanjye niba wumva pe uri umuntu ukiri muwe, remera nyiri iyi channel umukorere subscribe kuri iryo jambo ry'umutuku riri hasi, ntakura utagize pe. Yego icyo cyanditseho subscribe muremere rwose ntakura utagize kandi Imana iguhe umugisha. Ubundi ibice by'iyi filime bizakugeraho bitakugoye. Mukobwa ati sheri uragira ngo muhembe iki? Uyu muhungu ashobora kuba ari umuhehesi. Umukobwa nawe ashobora kuba ari umufungamutwe ati sheri twaje mu butembere ntabwo twaje muri ibyo ngibyo. Nyagasani abasore turabona nabona bagwe mu gatego. Aribyo basanze hano imbere, basanze umwana wabaye ibisebe gusa. Ese umwana yabaye iki? Uyu mwana yabaye iki we? Ati uyu mwana yabaye iki? Witegereje neza kuko umwana yabaye ibisebe. Umukobwa ati wagira ngo ni satura yamushwe ratuye neza. Ishyamba wanzanyemo harimo ibisimba ntabwo nabyemera. Mama we ako kanya imvura ryatangiye kurabya irarabya
Sekibi yaje uwo ni Sango nta wundi umuntu ari we bateza agatego Sango yabizi araza yewe data we ubonye kubaza muri musore Nyagasani nanjye umukobwa yarahindukiye abona Sango nuko ariruka Sango yoresha imbaraga zitangira kumwirukaho simwirukaho isura arazisiga kurikira filime ntucikwe sinababwiye ariko uyu mwana afite imbaraga zidasanzwe nta kintu cyari gupfa kumushwaratura ni Sango wari wabateze yatangiye kumuzura akoresha imbaraga zidasanzwe aramuzura uramubona iyi filime nanjye ndayitinye umuvandi iyi filime ndayibatuye kugera muri episode 15 izaba ari filime ya danje tu icyo musaba ni gukora subscribe kugira ngo izajye kugeraho bitakugoye yamushyizemo imbaraga nyinshi zirenze ukwemera arangije akurura izindi ziramuzura urabona umwana ukuntu abaye mutaraka arangije ahita amwohereza ati kurikira wa mukobwa iyi filime nyituye Eric Karangazi mu Mutara i Nyagatare Eric niwe nyumva andika comment mbibona Nyagasani dore wa mukobwa washakaga kwica Sango yarahageze amukozaho igiti Sango ahindukiye asanze ari we amutera ingumi umukobwa arabura Sango biramucanga atangira kwirukanka gake kubera ko hari aho yamusanga yarirutse ariruka ageze aha arahagarara Nyagasani we ukumva ko yimbwira impanuka ihiye Sango yahuye na wa mukobwa aramwica tu wowe urabona biragenda bite ntuzakikwe na episode ya 4 ndabakunda cyane yari Sango nk'ibisanzwe tuzabona n'ubutaha ndabakunda ciao